nsigaye nkunda abantu uburyo bareba ibintu bitabareba kandi nanjye ndimo nyine ubwo nangiye kuzajya ndeba ibintu bitandeba mujye mumbabare ariko niba nta bantu bakuvuga uri fake underground you don't ntago uri uri ex mwana ntuzamwemere kuba muri famille pe noneho akaba ari we muntu babona nk'umuntu wubaha niwe woza ukoropa inzu niwe wita kuri abo bana niwe woza amamodoka niwe ugira gute ukoropa niwe buri kintu cyose niwe ugikora burya n'ibyapfuye mu rugo nibahamagara aho kugira ngo bahamagare umukozi kandi bamufite harya uwo mwana aziga gute ahubwo se umugabo udaca inyuma baho hari n'abasenga babikora da ntabwo ari bose ariko hari n'abantu basenga bakavuga bakagira ubu hari abantu bari muri relationship bari aba entertainer ejo bundi yagiye gukora ubukwe my friend akora ubukwe n'umuntu utakekaga ko hari undi muntu afite yes kaze ku nkuru n'ibiganiro bya Top TV Show reka mbashimire cyane ari nako kandi tubifuriza ikaze ni Top TV Show Online Entertainment ndetse na MC Love niyo turi kumwe kano kanya iki kiganiro tujye gukorana na Aisije manago yishinye kugiye gukorana n'icyamamare wakwiyangaye basi channel yanjye yitwa Love Media iki kiganiro muzakibonaho 5/5 ari nako kandi tugiye kuganira na MC Lyoz tugiye kuganira ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye tugiye kuganira kuri we yaba ubuzima ba mu munsi ku wundi komera aseka ngumaze n'ubwa mbere ku isi no mu ijumbo ny'umuhungu ugira isoni ingengira isoni seriously ngengira isoni urumva uburyo mva kuri kamera haze urumva uburyo Lyoz ari kumwangira isoni abantu batari babizi rero ni nayo ntajya ngaragara kuri kamera nirwa mbipfa na Leandre nese kuri boga bajya kuri kamera winteza abantu banje mbabari umva ni mu Rwanda aba cameraman ni bose asagaye bitwa winteza abantu banje mbabarira winteza abantu banje nuko riri umeze gute oya meze neza shema ntago birangirira hano ugomba kunsobanurira impamvu ufite isoni nyinshi asibuko mfite isoni ndi umukobwa nje abakobwa ndabatinya nje ngira isoni nako ko mfite isoni ndi umumama ubwo ndamutse ndi umukobwa bya bimeze gute cyane nje ngira isoni cyane subiza isi umva ko ngira isoni ndi umumama ubwo ndi umukobwa byagera gute wakwihanganye oya nyine subiza ikibazo ndi kukubaza ko ngira isoni ndi umumama ubwo ndamutse ndi umukobwa byagenda gute nje ntinya abantu cyane ninyabana niyo mpamvu batambona kuri kamera isuranye ntabwo ari yo kujya kuri kamera aha gakomeza reka tujye tubyuba mbwira ra tumeze gute meze neza ndashimana reka no kimana niko keza cyane kandi Imana yabanze ngiye nemera Imana ndanayubaha wow kubera ko Imana ni nziza mu buzima bwa buri muntu wese waba uri umurokore waba utari umurokore waba uri umukire waba utari umukire uwo waba uri we wese Imana ni nziza mu buzima bw'umuntu wabihakana wanabyemera ubeshejweho nayo wow MC biragenda cyane okay muri misi se abantu kuri Love kubahereza iki Love rero najyaga mbahereza ibiganiro bya relationship mbere nza gushira mu katamol gasubire Ndichama kanu katamol naga narinzi cyabiteye mari nawe yabamerewe urutukura nanjye rero ndashizemo katamol so rero ubu ngubu no kuvuga ngo ngiye kuzambahereza ibiganiro byose kubera ko ubusanzwe ndi umusesenguzi ndi umunyamakuru kuri radio Fine FM nkora buri wa gatandatu hanyuma ikindi nyine ibintu byo kuri iyi mihanda wa mungani wawe mba mbizi sibyo mba mbizi byose kubera ko mbisesengura mbyirirwamo kandi of course yuri umunyamakuru hari ibintu byinshi ubuzi ariko pali y'ubuzima bwa YouTube channel yanjye wose nzambibahereza nese ndumenya bifatiriye ibyo bashoboye bafata ibyo bashoboye kubera ko ndi umuntu wabo they love me and I love them ndabakunda cyane kandi nabo barankunda ndabizi neza ko mutaza ago muzicuza ko muzagira kuri Love mugene mukore subscribe kugira ngo bane namwe umunsi ku wundi azajya bahereza ibiganiro byinshi koko mwebwe ubundi muzajya muhitamo muvuga ati ntimuzacikwe muri makeya ni kwako iwanjye ni muri nukwiyarurira nuko rero tugiye kwiganirira ariko ako kantu ka relationship muri iyi minsi hano hanze turatindamo turaryamamo muri relationship se
bitwaye iki reka tubijyemo cyane nuko tukiri muri relationship ahubwo reka twizire The Ben na Pamela gutya baba bagize ugiye kumbaza uriya mugabo wambaye nk'abasaza ko wajya umpa amahoro wa musore ntabwo ngiye kukubaza mbabarira udanteranya na The Ben oya ntabwo nabikora hari umuntu wambwiye ngo nimuvugaho ngo nawe azamvuga nabi ntabwo uzi icyabiteye ntabwo nzi icyabiteye nuko The Ben abantu bamuteye amabuye ngo yambaye nabi yari yagiye gushyira contract ahagaragara n'itangazamakuru ko we n'umufasha we ari we Uwikeza Pamela babaye ba brand ambassador ba Tekna wego nawe ni kubibona abantu bateye The Ben amabuye ngo yari bambaye nabi okay ngewe ntago ari ukwiyemera sino kwigira umuhatari abantu nabonye abantu benshi bavuga ngo manigize umuhatari hako namaze unishaka njye nigira umuhatari murajyanga bimwe ngira abahatari ubundi kari nayo yayo man mujye mutureka tubeho neza ngo twigize abadanje nawe bo wadanje hari ubikubushije none se reka nkubwire ejo nebushize nigeze kwandika kuri Twitter icyo gihe The Ben yari yagiye mu gitaramo mu Burundi muri Tanzania ahandi bihibiwe telefone ni mu Burundi ni event yari ikomeye cyane y'u Burundi ukuntu bari bagiye bambaye my friend naragize gutya ndiyandikira ndavuga se abantu bambika The Ben na Pamela ni bandi ese ubundi uyu mudamu Pamela wakurikirana imyambarire y'umugabo we byura at least akavuga ati twambaye neza cereka niba ariyo gahunda yabo yo gutwika cyangwa se gahunda yabo bahisemo yo kwambara nka kingdoms uribuka abantu bakera ukuntu bajyaga bambara ntakubeshye Pamela na The Ben ira couple niyo mu binyejana bya kera ntago ari iki ushaka gusanga barabihisemo kubera ko iyo tubareba bajye batubabarira twebwe tubareba nk'abantu bo muri vision uyu munsi turimo ariko bo mu mitwe wabo cyangwa se mu buryo bambara nabakera pe ntabwo ari kwibasira The Ben impamvu tubivuze gutya nuko nibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ugiye kuri Twitter ukareba amakuru kuri Instagram na hehe hose abantu bibasiye The Ben mu buryo kabisa budasanzwe uribuka kaga comment twari turi kuvuga mu kanya ari umuntu wanditse ngo niba ngo umuntu ngo wambitse The Ben ngo niba ataramujyana muri RIB ngo dabwijyanira abantu nsigaye nkunda abantu uburyo bareba ibintu bitabareba kandi nanjye ndimo nyine ubwo nangiye kuzajya ndeba ibintu bitandeba mujye mumbabarira ariko ngiye nkora nk'umunyamakuru kandi niko kuri kubera ko abandi namwe mureba bitabareba kandi mutari abanyamakuru you have to go to study mukaba professional mu gutanga mwitangazamakuru kubera ko tumaze kubavumbura ko muzi ubwenge burenze ubukenewe niyo wanditse ngo urajyana umuntu muri The Ben ntagakuzi ikumva naho muziranye nta naho wenda muzana kandi afite n'uburenganzira bwo kwambara kuri ya none afite n'uburenganzira bwo kwambara ukuntu abishaka n'ikibasumba cye icyiza nuko umuntu bakundana yamuhisemo yakambara nabi yakambara neza Pamela yamuhisemo kandi noneho Pamela ni ikizuba urumva yahisemo ubwo rero ushaka gusanga wowe nta kintu uvuze imbere ya The Ben kubera ko ntakuzi niba ushaka no gusanga udafite nyashe uri nyashe no nyashe wamugani kubera ko nyine Pamela ni igitomate hanyuma rero yaramukunze uko ameze yego niba barahisemo kwambara nk'aba cowboy itsoke reka tubyakire uko babiduhaye ariko rero mu buryo bwo kureba ibitatureba The Ben muri iyi showbiz tuzahora tubavuga ku kijyanye n'imyambarire yanyu kandi muzatwihanganire kubera ko ni umunwa wacu nyine dukoresha mujye mutwihanganira mwatwihaye njye narabwiye abantu ibintu muduhereza n'ibyo tuzatuvuga ntago twebwe muzaduhora kuvuga kubera ko abantu babereyeho kubavuga nitutanabavuga kandi reka nkubwire Shema isi nita kuvuga ntago uzabutwika niba nta bantu bakuvuga uri fake underground you don't ntago uri ex muri makiri ex ntago uzwi kubera ko umuntu wese bavuga niba uzi neza ko udashobora kujya kuri Google cyangwa muri quartier y'iwanyu nguco bakuryanira inzara atangiye kurebera ngo nakanaka my friend nagutwika ariko abantu niba bakuvuga congratulations urarenze ubwo rero The Ben na Pamela
bararenze wa mungani showbiz ni yabo bari abantu buryo bambara debeni azigambira uze debeni no debeni ukuri umbabarire kubera kuvuga ibintu bitandeba kamubwiza ukuri debeni ni ukuri seriously ntakubeshya pe ntakubeshya inshuti yanjye siga nkubonamo muzi uko yababyaye nka gatandatu se kutangiye kwambara nk'abasaza bacu basoko nta mwana ufite ubu ejo ni nubyara none wazanya bizagera gusa no kwambara amasogisi gusa Lily kaina nikicakagira mubi zikomeza reka ibyo imyambarire abantu babigize ibintu bya danje muri Kigali abantu bose sigaye bambara ibintu bashaka ibintu batobaguye ibintu bataho they don't mind just baravuga nabwo caring kabisa muri showbiz shama mujya tubavuge n'ubundi nuko reka twikomereze ariko biriya bintu ntabwo nari kubirenga bitewe n'ukuntu biri kuvugwa cyane kuri X yahoze ari Twitter oya debeni yambara nk'abasaza kandi n'ukuri turamwakiriye mu basaza imyaka ye reka nitegereze nzaba ndeba ikiganiro cya Sky tunantuza ikizaza azamwicaza yige nuko mwicaza kiga nuko Lily muri iyi minsi reka twigabukire ingo nyinshi cyane ziri gutandukana ntumbaze ibintu by'ingo ngise nubatse reka ibyo bintu tubitindeho cyane ingo nyinshi cyane ziri gutandukana utekereza ko biri guterwa n'iki kuri wowe cyane nabyita ntabwo ngewe nk'umuntu wenda ushobora kwanariza ibintu nekereza ko hari abantu baba barabanye bafitanye expectations baba bafite ibintu biyumvamo kanaka tukabana na shema mfite ibintu ntekereza ugomba kuba ufite cyangwa se ugomba kuba umeze hanyuma twashika mu kubona ariko bimeze nyamara mu buzima urushako n'ukwiga nabonye ari amasomo abantu bose tuziranye bashatse nasanze gushaka ari ukwiga yego cyari uba wakoze ubukwe isomo ritangira hariya muri wedding niko mbitekereza njyewe nubwo ntubatse ariko niko mbitekereza hari abantu bajya bavuga ngo buriya ngo kutubatse ngo bimenye ute abantu tuganira nabo ibyo batwereka n'ibyo dusoma n'ibyo tubona byinshi bitandukanye ubuzima ntago ari filime mwabantu filime ngo bitangira ngo nuze ngo bizarangira ngo the band ngo niba ngo apfa ngo niba ngo type ngo asigara sinzi ibintu nk'ibyo ubuzima ntago ari filime ntago urugo ari filime bakina ahubwo mu rugo ni mu ishuri hari ibintu ugenda biga bishyashya hari ibyo utaramenye hari umuntu ugenda anavugira hejuru ugasanga yageze yataca make ikomva cyangwa ugasanga yavuye mu buzima bwe wenda n'urugero akunda gutinda ku bintu ugasanga asigaye ibintu atakibitindaho agabana n'ibintu bisanzwe cyangwa ugasanga umuntu yavuye mu buzima busanzwe ari umwana mwiza ageze mu rugo abaye umwana mubi ibyo bintu byose babyigiraho nta muntu ndabona washatse nk'uko yashatse ameze ngo akomeze nk'uko ameze abo ngabo baratsinze igitego gikomeye cyane kubera ko urugo nta nyine bigiramo ibintu byinshi bariga pe abantu benshi tuganiriye mbona baba batubwira ko umuntu ahigira ibintu byinshi umuntu yiga ku munsi wa wedding yego bajya bavuga ngo umugore ni mutima w'urugo umugore mwiza kuri wowe bameze gute Lilioze umugore mwiza yego umugore mwiza buriya umugore mwiza ngewe ukuntu mbyumva ni umuntu wubaha umugabo we yego uwo ni umugore mwiza niko mubona ariko nanone umugore usenga nawe ni sawa kubera ko ibintu byose buriya reka nkubwire mu mana habamo therapist harimo ubutherapy ukuntu kubera ko ni ukuvuga ngo abantu ntago nzi niba babyumva hari igihe ibintu biba byakurenze ugasenga ukarira ukaruhuka kubera ko uziko nubwo uwo muntu bibwira utamuzi ariko biri mu buryo bwa therapist kubera ko urarira ukaruhuka nyine ubuzima bukagira gute bukagenda neza rero umugore usenga nawe mbabona ari umugore mwiza undi mugore nanone nemera namaze kukubwira umugore wubaha umugabo we sibyo uwa kabiri ni usenga uwa gatatu rero uwo mugore ukuntu aba ameze ni umugore ni wa mugore ubasha kujya inama n'urugo rwe gusa atari kuvuga ngo agiye kujya mu baturanyi ngo agishe inama ngo mama ngo mbwira ngo papa
wa muntu ujya inama n'umuntu babana atari wa muntu ujya ku ruhande uwo mugore nawe aba ari mwiza kubera ko mwebwe ubwanyu nimwe muzi ibibazo byanyu kuko umugore ujya gutanga urugo hanze mama wese nimucika nawe akabiganiriza undi si bizakwira karatiye bagatangira ngo rwa rugo rwo kwa kana kaburya bimeze gutya rero urugo rwawe ni urugo rwawe n'umugabo wawe niba udatrustinga umugabo wawe nta wundi muntu uzamwizera kandi nanone umugore ugira ibanga n'umugore mwiza yes Lili rero kutubwira umugore mwiza cyangwa se kwa kundi byavuzwe ngo umugore ni umutima w'urugo kuri we umugore mwiza bameze gute Lili namaze kubikubwira ni umugore usenga umugore wubaha umugabo we umugore ugira ibanga yes yego reka twigarukire gatoya wemera ko famiye y'umugabo cyangwa se wawe umugabo bakurerera famiye y'umugabo akanderera abana yego nagiye he udafite ubushobozi wenda ntafite ubushobozi gute urabizi neza ko muri iyi minsi amafamiye menshi hari igihe usanga uyakuriye kwa runaka niwe umwishyura none se twe twakoreye muri famiye zacu hari abamama cyangwa se hari abagore babifata nk'agasuzuguro ariko ntago ari byiza ubundi kankubwire ushobora mu buryo twese twagiye tunyura mu mafamiye twabonye ukuntu famiye zimera buriya famiye umuntu sinzi niba ndi bisobanuye gute ntabwo ari uzi icyabiteye ariko hari ukuntu umuntu yibuka akantu kakamukora famiye umwana wawe mu gihe ari muri famiye hari ikintu kimwe ugomba kubanza kumenya yego ku mwanya wa mbere w'umukozi umwana wawe ari uwa kabiri by the way nakavuze ko ari uwa mbere kuko umukozi we baramuhemba yego ikumva ku mwanya wa mbere w'umukozi umwana wawe ari uwa kabiri ahubwo nari maze kukubwira ngo yakabaye ari ku mwanya wa mbere kubera ko we ntahembwa akora nk'umuntu nyine wo muri famiye kavunika niba niba uri muri famiye hari abantu muze kumbabarira ni opinions zanjye according to binshingiye ku bintu byinshi nabonye cyangwa se ku bintu byinshi ku bantu benshi naganiriye nabo kankubwiza ukuri umwana wawe niba ufite ubushobozi buke bushobora kumugaburira bukamujyana no mu ishuri gumana umwana wawe mu rugo kuki umwohereza muri famiye kubera ko n'ubundi ntago azatsinda kuko yiga muri famiye ahubwo ushobora gusanga ari iwawe aribwo yatsinda kubera famiye niwe babona nk'umuntu batuma akabumvira kubera yuko ari ku gihunga cy'uko natabikora ashobora kumwima minerval ari mu rugo rw'abandi ntago ari comfortable hari n'igihe usanga abagabo muri urwo rugo baba bashaka kubasambanya iyo ni iyindi noneho case iri ku ruhande cyane noneho hari umwana umwe yabaga muri famiye noneho ahantu nyine noneho akaba ariwe muntu babona nk'umuntu wubaha niwe woza ukoropa inzu niwe wita kuri abo bana niwe woza amamodoka niwe ugira guta ukoropa niwe buri kintu cyose niwe ugikora burya n'ibyapfuye mu rugo niba bahamagara ahubwo bagira ngo bahamagare umukozi kandi bamufite burya niyo bareba harya uwo mwana aziga gute azabasha kwiga azatsinda mu ishuri really are you sure ko umwana wawe azatsinda ntabwo ngira umwana wanjye namwohereza muri famiye nubwo nafite ubushobozi buke ahubwo nasaba nkabona ukuntu umwana wanjye yiga aho kugira ngo wenda gusaba si byiza nabwo wakora umwana wakabaho neza ariko reka nkubwize ukuri umwana wawe ntuzamwemere kuba muri famiye pe si ibintu byiza Lili hano mu ntoki zanjye mfite abagabo babiri hari umugabo uguca inyuma ariko yita ku nshingano z'urugo ego arera abana A up to Z nyine akora inshingano zose neza mu rugo zose neza ariko aguca inyuma koko wa kabiri
utanca inyuma ariko nta kintu amariye Utanca inyuma ariko nta kintu na kimwe akumariye. hanyuma rero reka ngusubize nka Lili hari ibyiciro by'abagabo baca inyuma ibyiciro by'abagabo baca inyuma ngiye kubikubwira hari umugabo uca inyuma kubera ikigare sibyo yabikoze kubera ko bagenzi be babikoze hari umugabo uguca inyuma kubera ko yasinze ari inzoga zamutwaye ngira ngo birajyana n'ikigare hari n'umugabo uguca inyuma kubera yagize irari uri kumva hanyuma hari n'umugabo uguca inyuma kubera yuko umugore utamwitaho nabanza nkamenya uwo mugabo namufata ariko nkamenya impamvu ituma nca inyuma nkabanza nkayimenya impamvu ituma ubundi abagabo benshi baca inyuma mwana basigaye baca inyuma ahubwo si umugabo udaca inyuma baho uzamundanye we n'abarokore barabikora kaceceke imana imbabarire kuba bacira imanza ariko hari n'abasenga babikora da ntabwo ari bose ariko hari n'abantu basenga bakavuga bakagira abanyarwanda bagize ati aho rero nyihoramo ubonye nta n'igitekerezo afite cyo guhinduka wakora iki cyo guhinduka ni ibibazo waturugo byagenda bite ni ibibazo ntabwo uretse gato aho hahagarare cyane ntabwo ngewe mfite gahunda kuzatura urugo rwanjye never nubwo byagenda gute uko byagenda kose kubera aho kugira ngo nshake mpubutse bizatume mbura urugo rwanjye bitume ngira stress cyangwa nce nategereza igihe kirekire nkazahura na right person rero ufite imyaka ingana batari banga imyaka yanjye se imyaka y'ubukure ndayifite 18 iy'ubukure sorry imyaka y'ubukure ndayifite ndakuze bihagije yego reka twigarukire nihe nama wahereza abamama cyangwa se abakobwa bumva ko ubuzima bw'iterambere ryabo buri mu biganza by'umugabo bazashaka abo se babaho baracyabaho cyane baracyabaho totally niba bagihari bakabona bibahira bakomerezaho ariko ntago bizaramba inama we dushaka ntago bizaramba kubera kankubwira nta kintu na ubundi baravuga ngo hari ibintu umuntu atiga akuze discipline n'igifaransa rero ntago umuntu aziga na inama nagira umuntu sema bonjour uri kumva ntago wakigisha umuntu ko umugabo atarimo iterambere rye kandi arinze akura amubonamo iterambere rye ngewe nta kintu nahinduraho uwo muntu ahubwo utarabimenya nakore cyane kubera ko abagabo nabo barahindutse ntabwo bagikunda abantu badafite ubuzima ubu natwe twarabavumbuye uzajya uza kugira amenye neza ko unkunda biri seriye zadupuritinga nka nta kintu dufite turebe koko niba hari ikintu kirimo kubera ko nunkunda kubera ibyo mfite ntabwo bizaramba ako nunkunda ukuntu undi kabisa ukankundira ukundi naba nyiza uzankunda naba nyennye uzankunda naba ndwaye cyangwa ndi muzima uzankunda kubera ko wankundiye ukundi ntabwo wankundiye ikintu runaka ureba erega n'ubundi turabizi ko abagabo baza mu buzima bwacu hari ikintu bashaka utaje ashaka kuryamana aje gupima mayindi yawe sibyo utaje aje gupima mayindi yawe aje kukondoneraho igihe aje kubera ko umufata nyine umukipinga mu gihe girlfriend wari mu kazi ari busy wowe umufatira umwanya nyine uramukipinga ugatuma nyine uramwentertaininga kwa ubu hari abantu bari muri relationship bari aba entertainer nukuri seriye ni ukuvuga ngo abo bantu bari muri relationship ari aba entertainer arakubwira ngo muzabana ukabyemera kandi uri umu entertainer akakubwira ko azakujyana ku birwa bya Maldive muri Zanzibar simbizi azagusohokana muzagena musangire uri entertainer noneho ejo bundi yagiye gukora ubukwe my friend
akora ubukwe n'umuntu utakekaga ko hari undi muntu afite. Wow. Nibwo umenya ko wari entertainer mu rukundo. Ahubwo reka mbabwize ukuri. Abantu nibasenga Imana ibasobanurire niba relationship barimo ari aba entertainer cyangwa ari bo bukuri. Nyine abantu muri relationship ari abakobwa barabikora ari n'abahungu barabikora. Kubera ko iyo ntagira side imwe ngo abahungu bari bubikore ngo cyangwa abakobwa. Ashaka kuri muri rukundo uri entertainer tu. Uri entertainer kabisa. Ni wowe ukipinga umwanya w'uwo mutipe mu gihe sheri wari busy. Ni wowe umureberera. Yego. Nyine mbese muri make ukorera abandi. Uri inkorera. Uri umushyikira rugamba mu rukundo. Wubakira abandi ubuzima. Barakana nyongora ariko reka kukavuga avuze ngo iki oya kavuge nta kibazo. Oya mbabarira. Nuko. Oya kavuge. Mbabarira. Reka tukore ikiganiro. Kuki Shema wakambi. Abari kumushyira kuri training. Ngiki abari kumu training ego kuko ari birebire byo. Byo birakomeye cyane. Nibwanye byumva. Ari kuri training kujya mu kibuga ushoboye. Cyo kurangereka mbabwiza ukuri. Umusore uzaza agiye kongera entertainer umushusha rugamba mu relationship. Akakumenyereza ikibuga. Okay, reka nkubwire. Niba waraje mu buzima bwanjye ushaka kuryamana nanjye byo bimbwira mbimenye mbere. Sibyo? Niba waraje nanone uje guspendinga time nyine ugira ngo ngiye nkutware umufatira umwanya nyine wawe nkubera entertainer mu buzima bwawe muri relationship. Uzabimbwire before. Hanyuma niba uje nanone uje mu rukundo rwa nyarwo uje mu rukundo bya nyabyo nabwo ujye bimbwira mbere. Kubera ko nanjye mfite igihe cyane nago nshaka umuntu nyangiriza igihe by the way. You have your time and I have mine. So why are you wasting mine? Kubera kunyangiriza igihe why? Ubundi kubera iki ngiye nago umuntu nkawe. Imana yarakuremye nanjye irandema. Mfite umubiri nawe urawufite. Mfite umutima nawe urawufite. Abantu tujya no gukora ibintu tujye dushyiramo agaciro tuhabana agaciro respecting umuntu ubaho amarangamutima yanjye kubera ko ugasanga umuntu murakundanye mumaze imyaka 5-6 cyangwa se kwanza ni 2 irahagije niyo bari iminsi 2 cyangwa ukwezi kumwe uye nganagiza ngo be my friend ngo let's be friends. Stupid. Ngiye nago nzishuti zanjye. Nago zishuti zanjye. Nari mbiyobewe byari binanese kukubwira ngo ngwino bishuti yanjye. Man, mureke kwangiza igihe cy'abandi bantu. Why? Ubundi kubera umubonamo iyihe nyungu? Man, wagira ngo ni nk'amafaranga babona bakayabitsa kuri bank. Akatubwo nta warenze cyabiteye. Warenze cyabiteye. Umva reka nkubwire. Ibyo bintu abasore barabikora n'abakobwa barabikora. Je nago ndi kuvuga kuri side imwe. Kubera ko twese turabikora pe. Nta muntu ndangiriza igihe cye. Uvuga ko namwangirije igihe azabivuge. Nta muntu ndangiriza igihe cye kuko ngiye sinakubwira ko ngukunda ntagukunda. Wow. None se reka nkubaze wabumariye iki mu buzima se? Noneho ku urwego ibi bintu binariho. Ngewe ntagukunda niyo wagira ute. Niyo waza ukambwira ngo mpaye igihugu cyose urakima se urama igihugu se ubundi bigushyira mu mutima wanjye icyo wakora cyose mu buzima bwanjye nago wamindura. Yego. Lili reka abantu banyemerere tuzagire part 2 apart from yibi part 2 yikize. Oya nabya part 2 hari part 2 oya na part 2 ihari part 2 tuzagirana. Shema ndakwiyamye nta part 2 muri ibintu se bigira part 2. Reka tuzagire part 2 ahubwo reka dusoze bitewe na gahunda nyinshi abantu baba bafite. Wari kuvuga ariko part 2 ntayihari. Rero icyo nabwira abantu mukurikiye Raya Entertainment na Top TV show 2 TV show Nani Love Media. So guys, we love you so much. Turabakunda tubahoza ku mutima. Hanyuma abantu mukurikiye ibiganiro byacu mujye mwibuka ko subscribe na kintu bisaba ni airtime yawe ni uburi online n'ubundi ugakora no kuri kariya kazogera sha mudukunde natwe tuzabakunda. Kandi twebwe dukunda abantu bose by the way. Wow.
Yes, mwakoze kubana natwe, reka tubashimire cyane. Mwari muri kumwe na Top TV Show ndetse na Lion Entertainment na Love, ariko kandi mukurikira ibiganiro byiwe. Turaza gupininga YouTube channel yiwe hano kuri Top TV Show ndetse na Lion Entertainment kugira ngo ujye ukomeza kubana nawe. Niba hari icyo yavuze cyagufashije cyakwigishije umunsi ku wundi, ujye ukomeza kubana nawe 5 kuri 5. Agufite inama nyinshi cyane, agufite ibintu byinshi by'urukundo byagufasha gutera imbere mu buzima bwose urimo. Mwakoze, Imana ibahe umugisha, muhahe muronke.